Abasirikare babarindaga rero bafatiwe ahantu hatandukanye muri urugamba tumazemo iminsi duhanganye nabo. Murabafashe ariko hari izindi FDLR zisigaye muri Kongo, murakomeza kubahiga, harakurikiraho iki? Cyane turabahiga bose turabatoragura tubasubize igihugu cyabo. Kuba bambaye impuzu u Rwanda ruriho kuko njye nkimara gukandagira u Rwanda nkimara kurubona navuze ko u Rwanda rwabaye Uburayi bwa Afurika. Majoro Ndayambashije Gilbert bitaga mu mashyamba ya Kongo mu kwitwa intwaro wa FDLR bita Castro. Natashe byari natashe tariki ya 15 z'ukwa kabiri 2023. Mwaratashe hanyuma kugera hanga mu Rwanda mwasanze ubuzima bumeze gute? Nageze nkimara gukandagira ku butaka bw'u Rwanda nakiwe neza na guverinoma y'u Rwanda, mvuye mu maboko ya M23. Bona komeje nza mu kigo cya Mutuba aho nakoze ingando y'amezi 3 ndayirangiza, nangije tariki 23/6 habanagiye mu buzima busanzwe aho maza amezi 3. Hari ubusanzwe ubundi mwafashwe gute? Ntabwo nigeze mfatwa, natashe ku bushake bwanjye bwite, kishikazwe gutaha n'ababyeyi banjye cyitwa n'abavandimwe. Ntabwo nigeze mfatwa. Ntabwo bisanzwe ko Majoro afata umwanzuro ngo atahe, wenda mwatubwiraho igitekerezo cyavuye. Ngiye nkurikije igishushanyo mbonera cy'u Rwanda naho iterambere ryari rigeze, nuko nyine natangiye mbabwira nkishizwe n'ababyeyi banjye cyitwa n'abavandimwe, cyo cyatumye mfata icyemezo cyo gutaha. Naho kuvuga ngo Majoro nta icyo cyemezo yagifata ngo kikafashwe ku ngufu, ibyo ntabwo ari byo burimo ntagira ibitekerezo bye n'ibyemezo. Hanyuma ushobora kwibaza kuki watinze bigatwara igihe kingana gutya? Ntabwo nigeze ntinda, ahubwo byatewe n'ibihe naho gutinda gutaha isaha n'isaha. Iyo udafite amakuru, iyo udafite ukugira inama, icyo gihe yohera mu gihirahiro. Naho ntabwo natinze. Nk'akabazo k'amatsiko, ese Gakwere wenda mwakunda gukorana bya hafi? Gakwere ntabwo nagize nkorana nawe, no kumumenya namumenyanye dutashe, cyane ko njye nakoraga mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, wakorera mu burengerazuba bw'igihugu cya Kongo. Ntabwo mwe mwarigeze muhuraho mbere? Ntabwo nigeze mbana nawe. Hano waje mu iyihe gahunda? Twabonye no kuri pano mu batanze ibiganiro wabidusobanurira amagambo make. Gahunda najemo hano nkurikije inshingano n'ibiganiro twagiranye Mutobo dusezererwa, baravuze bati nimumara amezi 3 mu buzima busanzwe tuzongera tubatumeho turebe imibereho yanyu, uko se imyitwararikire yanyu, cyane ko bamwe hirya no hino bagenda bakora bitandukanye n'inshingano twabahaye, kugira ngo turebe koko ibyo twabigishije n'impanuro n'impogoro twabahaye mwazishyize mu bikorwa. Ibyo byatugejeje aha ngaha tuje kuganira n'abayobozi ba komisiyo ya demobilisation ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Hanyuma aho uciye ubu ngubu utuye hehe, uri gukora ibiki? Jewe ntuye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, mu murenge wa Nyange, akagari ka Muhabura. Nkaba nta kintu nkora, kubera ko nyine no kwiyubaka sindiyubaka, ndacyari mu muryango, ndacyari mu maboko y'ababyeyi banjye. Ese ubu hari abo wasizeyo inama wabagiraniye wenda ukurikije ibyo umaze kubona mu gihugu? Abo nasizeyo ni benshi, basigaye inyuma nk'uko nanjye nari narasigaye inyuma, nkaba mbashishikariza gutaha. Intera u Rwanda ruriho kuko njye nkimara gukandagira u Rwanda nkimara kurubona navuze ko u Rwanda rwabaye Uburayi bwa Afurika. U Rwanda rwabaye Uburayi bwa Afurika kubera ko njye mbera mbivuga uko naruvuyemo njya mu mashyamba ya Kongo, ntabwo yo kurwara rumeze. Hari amazu menshi ya za nyakatsi, amashanyarazi ntayahabaga mu giturage, imihanda n'amavuriro byariyongereye binarubakwa. Hanyuma hari nk'icyo wenda ari wasaba leta bigendanye n'ubufasha babahaye, challenges, ibibazo mubona mukeneye ko mwafashwa n'ubu mwasaba leta nk'ubuyobozi bwa leta? Nk'ubuyobozi bwa leta icyo twabusaba ni ukudufasha tukabona amacumbi niyo tugora. Ni ikibazo cy'amacumbi, ariko iyi komisiyo ya demobilisation nta kidakora kugira ngo igende dusegasira itwitaho. Ariko nka leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda icyo twayisaba ni amacumbi, cyane ko abenshi tutagira amazu, abenshi tuba mu maboko y'ababyeyi, ugasanga
ufite mama wawe n'abana bawe nawe ukabana nawe mu nzu ufite nk'abana 5 ukumva ko ari ikibazo cyane cyane ingufu zo kugira ngo wiyubakire nizo zigora. Warabyaye ufite umudamu n'abana 5 bose bari mu Rwanda? Bose bari mu Rwanda. Ubona ko mama wawe ese umuntu yakwibaza nk'umusirikare wari ufite ranki ya majoro uko wabonye ibitekerezo biri kujya ko mwari mufite ibitekerezo kuvuza ngo muzagaruka mufata u Rwanda, wageze mu Rwanda wamaze no kubona gahunda wenda zihari n'umutekano uko bimeze, gufata u Rwanda wabona bishoboka? Ntawe uzafata u Rwanda n'u Rwanda ntawarufata. Ntabagifitiye ingengabitekerezo ya jenoside, yego umwanzi ntahuga, niyo yasigara ari umwe aba yitwa umwanzi. Ariko abo batekereza ngo gufata u Rwanda cyangwa se wenda gutera u Rwanda, yego mu bitekerezo byabo bigoramye baracyabifite, ariko nta genda bihamye ntashidikanya izo ngufu ntazo bafite nta nizo bazabona. Dusoza nk'umusirikari wa ranke ya Major, ni iyihe message watanga ku bantu bose bakiri mu mitwe iri muri Kongo bumva ko wenda bazagaruka mu Rwanda bakoresheje imbaraga? Yewe message nabaha abakiri mu mashyamba ya Kongo n'abari hirya no hino mu mpande zose z'igihugu bagifite ibyo bitekerezo bibi byo gutera u Rwanda, ngewe ko nababwira ni bashire intwaro hasi, bashishikariza gutaha bakaza tukubaka u Rwanda, bakaza tukicara muri gakondo yacu y'u Rwanda, twese tukaba abanyarwanda nk'abana b'igihugu. Ikintu cya nyuma dusoza, gira nk'abo uvuga uti mukunda kuba mwihisha aha, mukunda kuba muri ibintu mubiri? Aho n'abasize ntabwo naba nkimenya aho bakiri, ariko aho baba baherereye hose baze bubake u Rwanda kuri bene Kanyarwanda. Birashoboka ko bagibiza guri, birashoboka yuko wenda bataramenya n'amahirwe u Rwanda rutanga, ariko abakera bo bamaze kumenya mbese uko umuntu abyifatamo, uko nyakubahwa perezida wa repubulika yaduhaye gahunda na porogaramu zikorerwa hariya inzego z'ibanze, mbese bashobora kuza bakabaha ubuhamya. Noneho rero icyo ni kimwe, nicyo kintu mbega cya mbere gituma tubatumira. Ariko ikindi cya kabiri murabona abani bashya bariya bo mu cyiciro cya 74 bo baje vuba, ariko hari abandi baje kera. Twabikoze tubishaka kugira ngo turebe umuntu watahutse muri 2002 muri 90 na kangahe, n'umuntu utahutse ubu ngubu, kugira ngo mbese batubwire, abakera batubwire byari byifashe bite kuba mu mashyamba, nabo ngubu batubwire ese byifashe bite kuba mu mashyamba. Abo ngubu rero bo baduha n'amakuru menshi cyane. Kera urabizi ko wenda twabonaga amakuru y'abantu bagiye mu mashyamba bakimara kuva ino nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko abangaba cyane cyane iki cyiciro cyo ni umwihariko, kuko abangaba ni abana n'abawazarendo hafi ya bose. Icya kabiri, abenshi bagiye ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi 2020, mbese mu by'ukuri bagiye nta mpamvu twavuga ngo ni impamvu ibajyanye. Niyo mpamvu rero kugira ngo tubatumeho n'abakera, noneho tuganire, dukomeze kugira ingamba zo kugira ngo abasigayeyo bazabone ukuntu bataha. Bose bafite imikoro umwe, ababa baratashye kera n'abatashye ubu ngubu, ariko abatashye ubu ngubu cyane cyane kuko bo bazi abasigayeyo. Abakera bazi ko abasigayeyo ari abantu b'abayobozi cyangwa se babandi basize bakoze jenoside, ariko ubu bazi abinjijwe mu gisirikare vuba ejo bundi mu ntambara ya vuba. Niyo mpamvu rero bose tubahamagara kugira mbese ngo tuganire, tugire ingamba zimwe, ari abakera batugira inama, ari abubu batugira inama. Ariko uyu munsi ho nakarusha kuko twakoranye n'akarere ka Rubavu kugira ngo ubwo bukangurambaga tubukorane, noneho tujye duhozaho, dore ko ari akarere gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mukoro umwe muvuze bose bahuriyeho, yaba ari abagiye imbere n'abatashye, ubu ni uwuhe? Uwo mukoro ni uguhamagara abasigayeyo, buri wese uwazi bahamagare baveyo, batahe ku mahoro bitabaye ngombwa ko bakomeza kuyobagurika mu mashyamba,
batahe ku mahoro bitabaye ngombwa ko bazirukanwa n'amasasu ngo bongere bapfe batahe noneho barakomeretse ahubwo barambike imbunda hasi noneho batahe kuko u Rwanda rubatereye amaboko. Hanyuma chairperson umuntu yakwibaza usibye kugana n'aba mwaririzinze cyangwa se mwakodischaginze ubundi ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye muhitamo Rubavu by'umwihariko ariko nanone aka karere hari urubyiruko rwinshi ubwo ni abarenze umwe cyangwa babiri abajene bakijoininga imitwe yitwaje intwaro muri Kongo nk'urwego rwa leta rushinzwe izi serivisi n'iki no kubakurikirana abaturi duturiye Kongo murabaha iyihe message cyangwa se recommendation? Urakoze cyane ngira ngo ni nayo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuza gukorera iki gikorwa hano aka karere ka Rubavu by'umwihariko uyu murenge wa Busasamana kubera ko murabona iriya misozi ni ukwinyabya inyuma gato ni muri Kongo. Rero abantu ba hano bakunda kujyayo bashobora kwirirwayo umugoroba bagataha mu Rwanda kuko nta mupaka uri fiziko cyangwa se nk'urukuta uhari. Rero bagenda buri gihe n'iki cyiciro cya 74 kiduteranyiriza aha ngaha kimwe cya kabiri ibirenga kimwe cya kabiri bava muri uyu murenge wa Busasamana kandi n'andi mafaze yose twasezereye abenshi bava hano mu murenge wa Busasamana mu karere se ka Rubavu muri rusange za Bugeshi mbese mu mirenge ya Bugeshi Busasamana n'indi ariko no mu turere twa Rutsiro Nyamasheke Rusizi mbese Karongi turere duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko iki cyiciro cyo cy'umwihariko hafi ya bose baturuka mu murenge. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti ko mu zindi faze twasezereye twabonaga ko abantu benshi baturuka hano none iki cyiciro cyo cya 74 akaba ari abana bato bagiye ejo bundi bakaba bava muri uyu murenge. Ese twakorana iki n'ubuyobozi kugira ngo tubafashe twese dufatanye twikorera abana b'u Rwanda bari gukomeza gushirira muri Kongo. Urubyiruko rero rufite ako kayihayeho ko kujya muri iyo mitwe murubwira iki? Urubyiruko rero kugira ngo mwakurikiye ibiganiro bya hariya nta cyiza gituruka hariya hakurya. Ari amabuye y'agaciro u Rwanda rurayafite, ari demokarasi u Rwanda rurayifite kuruta hariya hakurya, ari ubumwe n'ubwiyunge niba udahera turabufite. Muri Kongo ntibumvikana na gato. Rero tuba tubabwira tuti mugume hano ko ntacyo mwabuze, ahubwo dukorane n'inzego z'ibanze dushakishe izindi opportunities kandi koko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaraziduhaye ariko aba bana barazizi. Mu by'ukuri ni ubukangurambaga tugira ngo dufatanye n'inzego z'ibanze tubabwire tuti mujya mubwira aba bana porogaramu nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye za VUP za Girinka zangi zose zikorerwa hano mu nzego z'ibanze. Niyo mpamvu rero twahisemo gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo twese tugire umujyi umwe dukore ubwo bukangurambaga. Hanyuma ikibazo cyanjye ngewe hari abo twaganiriye bashujwe mu buzima busanzwe bamaze muri igihe bashimira ubufasha komisiyo yagiye ikomeza kugenda ibafasha kwisanga muri sosiyete nyarwanda, ariko hari uwavuze ati byaba byiza nahita dutekereje ukuntu adufasha no kubona ahantu tuba. Iki kintu cyo hari cyo mugitekerezaho? Urakoze cyane. Ntabwo aba bantu baturutse mu mashyamba bahejwe ku byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa leta y'u Rwanda yahaye mbese yadusabye gukorera abagenerwabikorwa. Nta n'umuhezwa n'ikimenyimenyi iyo atashye yaramugaye araza agashyirwa mu cyiciro agahura n'akanama k'abaganga twahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, basanga afite ubumuga koko bumushyira mu cyiciro cy'ubumuga agasanga bamugariye ku rugamba babahoye igihugu baduhaye igihugu cyiza nawe agahabwa ibyiza cyangwa se iby'itegeko ribagenera. Nta n'umuhejwe rero. Ni ukuvuga ngo niba bivuze kuriya birashoboka ko baracyahuzagurika iwabo kugira ngo uturere tubafashe muri za porogaramu. Rero niba yakivuze kuriya birashoboka ko ataregereye. Chairperson hari akantu nabashije abaturiye utu turere ababyeyi abakora mu nzego z'ibanze niki mubasaba nk'urwego rwa leta rushinzwe yaba ari gukurikirana abatashye no gushishikariza abandi kuba bataha? Icyo dushishikariza ababyeyi kubera ko bimaze kugaragara ko abana babo basigaye bagenda bakajya gukora muri Kongo bagaherayo bakajya mu mitwe yitwaje intwaro, nibakomere ku muheto. Abo babyeyi barere neza babwira abana babo ibibi byo kwambuka ukajya mu mitwe yitwaje intwaro.
icyo kintu rwose ni mesaje tubaha buri munsi kandi turagira ngo iyo mesaje dukomeze dufatanye urwo rugamba. Abayobozi batuye hano ni twebwe abayobozi dushinzwe ubwo bukangurambaga, nitumenye ese hagiye nde hakurya, ese yarayeyo, ese yaragarutse, ese ari gukora iki. Dukomeze dufatanye n'abaturage tubegere, noneho birushaho mbese turushaho kugira ngo ubwo bukangurambaga bubyare umusaruro. Icya gatatu ariko tumenye yuko abayobozi batuye hano ya gahunda y'igihugu ya nyakubahwa perezida wa repubulika yo kuvuga ngo umuturage ku isonga nibamugezeho ibyo agomba kugezwaho kuko twarabihawe na leta, bibagereho noneho batagira yantuze kwicya cyiyumviro cyangwa se navuga ngo ni kuba tempted, ni kuba gushukwa, atagira ibyo bishuko byo kugenda ngo agende kubera ko bya bindi batugejejeho twe bayobozi tugomba kuba tutabibahaye. Akabazo ka nyuma, murabasaba gutaha no kubwira abasigayeho kugira ngo batahe, ariko wenda mugendeye ku buhamya bw'abatashye kuva gahunda yo gutaha ubushake yatangira, hari abo mubona batashye kuko bumvishe bagenzi babo bageze mu gihugu bakabona igihugu kiryoshye bakabashishikariza gutaha cyane. N'ubu tugiye gutangiza indi faze, dufite faze 75 iri hafi kurangiza amahugurwa, dufite n'abandi bari aho bari standby batarategereza. Ni ukuvuga ngo buri munsi barimo kuza, ntibaze wenda ari benshi, ariko buri munsi hakaza 9, ejo ukabona haje 5, ejo ukabona hagize, kandi n'aba ngaba bari hano turabizi ko bari kuvugana nabo, niba babwiza ukuri babwire ko igihugu cyacu ari amahoro maze batahe nabo bumve ibyiza by'u Rwanda. Murakoze cyane. Imana yatugiriye neza. Murakoze.